mba numva nyine ni kuri nyine ntago wakunda umuntu wese ngiye nyine nagukunze nagukunda umuntu ugendeye kuki kwameze binzamo ukankurura nyine just nyine numva binjemo mugire nyine turashaka no guhurana nakuze nkahita nkukunda agahita gukurura yes nyine nkahita nkamwiyumvamo kandi nawe ibyo urabizi uretse kwigira inyoni nyinshi cyane inzara ukuntu uhura n'umuntu agahita gukurura ukahita wumva nyine ni wowe nyine ariko uzi ko biba rega ibitakubaho nukumva ko bitaba ku bandi none se reka nkubaze ngo nk'urugero sibyo urako nari nkubwiye ngo niba ibintu wowe bitarakubaho nukumva ko abandi bitababaho sibyo cyangwa ibintu wese akunda umuntu agendeye uko amureba ngiyewe rero nshaka kugukunda narakubona bitewe nuko ahubwo ubona twaganiriye ibintu umuntu akundira umuntu ni byinshi ntago ari ngombwa ngo mbe nakubonye ushaka kunda umuntu utabonye ntakubonye bitewe nuko tuganira unyitaho tutarahura nyinshi gushidika nagukunze uko guhamagaye ntago wari wanga kumwitaho ngiyewe rero buriya nakwemera ko tuba inshuti nuko wana mama na nari so kandi nta wundi mutima mubi namubonanye na mambro turavugana kamifurije umunsi mwiza nanye mwati naribi nijoro ryiza cyane nyine ubona nyine ukurikije uko mubona ubona naribi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza kandi bifite gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi kanizera ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo kugira mwandika muri comment ndetse n'ubundi bufasha mugenda mutanga bugiye butandukanye ku bantu tuba twaganiriye nabo batandukanye uyu munsi rero tugiye kuganira na Souvenir ngira ngo muribuka ko ubushize twaganiriye turi kumwe na Fanny umukobwa wari wamukunze amusaba urukundo ariko nyine uko byarangiye mwarabonye byo sindi buza kubisubiramo uyu munsi rero nifuza ko tuganira nawe tukumva kugeza ubu kuko cyagiye baraganiriye birarangira uyu munsi ho bigeze hehe bimeze bite se byavuyemo ese hari kandi kajambo ko kwisubira kaje bimeze bite Souvenir tuguhaye ikaze rero munakoze cyane meze ute rero meze neza ndashima Imana pole kujyana n'ingaruka mu buzima nari meze nk'uwabuvuyemo yego ubu ni amahoro nizere ko byose byarangiye noneho bikumurura nyine ntabwo navuga ngo byararangiye 100% ariko uzasubira kuri linye ryari mwana n'ubu ndi kuri linye numva ntabwo biri ku rwego nyine rurenze kuko aka kanya nyine bitewe n'ibyo ugenda ubona ugenda wiyakira ugenda wikuramo umuntu ubona ko bishoboka kuba wabaho adahari nk'uko n'undi wari usanzwe ubayeho ikintu byanyigishije byanyeretse ko nyine nta muntu kamara umuntu araza akagenda ejo hakaza ubuzima bugakomeza yego hanyuma ubwo nashaka kukubaza ku bijyanye na Fanny ko cyagenze ko kanimero ko karatanzwe narabibonye nubwo mwazitanze mujujura muzi ko hari ntabibonye kanimero ko karatanzwe hari amakuru se byibura uyu ngubu ahari bimeze bite ikintu navuga nyuma kiriya gihe bwo nk'uko wari ubivuze nyine yansabye ko namuhimira tubiri tukaganira ku ruhande turaganira ansaba ko byibura twajya tuganira bisanzwe ndavuga ni kuganira bisanzwe numva naribi kubera ko nawe umenya ko ejo bigenda ushobora gusanga ari nayo inshuti yanjye mu minsi iri imbere cyangwa se nanjye nkaba inshuti ye tugafashanya buriya umuntu yaje mu buzima bwawe uba ugomba kumwakira ukamwumva so rero twahanye namba turaganira ubu ni inshuti yanjye nyine biraho bisanzwe nyine tunaribi yego hanyuma njye nashaka kubaza cyagihe ko wari ufite umunabi cyane cyagihe impamvu cyagihe wavugaga nabi ukamushihura ukamuha ibikuta ngo yaje kukuruhukiraho uzi kugira ngo mwari mufite ikindi kintu mupfa kindi kitari kukubwira kuri gusa ko wari ufite umunabi wari waraye nabi wari wiriwe nabi byari byagenze gute wamusubizaga nabi ngakora iki ngo yitwa ndenga afite ababyeyi bombi ibintu wabazaga nta musore wabaza umukobwa bwa mbere bwa mbere birabibazo wari ufite umunabi wari wabaye iki ngiye byaranunguye urumva mwaranunguye no kuza ubona nibereye muri stress zindi niriwe nirukanka nshakisha nza mpita mumbwira ibintu ntabyiteguye ntazi ibyo ari byo no kumbwira urukundo rero bitewe n'uko mba n'amahirwe narugiriyemo mpita numva birangoye mpita numva nyine ngize akantu k'umushi ariko nta wundi mutima mubi wumva urababaye wumva urabaye ku buryo nyine uvuga nabi kuriye
none ari nkaho se bigutunga njyewe nagusubiza nkaho ati sirindimo sindi muri mudu nta gahunda afite yo kugira ariko ntabwiye umuntu nabi umukobwa umukobwa nabi kujyana ikintu cy'icyaha gikomeye yakoze siko ufite agahinda nkaho avuze ikigambo kibi cyane agututse nk'igitutsi abantu barumiwe yego ariko nabo ntibandenganye rega bino bintu byo gukundana iyo urebye nabi ukayoba cyangwa ugahitamo nabi wakongera ukababara ngayibaze nta n'ukwezi kuracamo nta gihe kiracamo nari nakundaga umuntu guhitana no mbyakira ngahita nkunda undi biba bigoye ntabwo nyine urukundo iyo ari ufite urukundo rufite undi muntu ntabwo ruhita rukuvamo direct kandi ngiye buri ibintu nirinda kubeshya umuntu ko mukunda ntamukunda kuko ngewe ndabizi nzi ukuntu bibabaza afaza rero nakubwiza ukuri ahubwo ukikomereza gahunda zawe wenda hano turi nyuma cyagiye yaje kunyandikira kuri message arambwira ati se ati souvenir hari ikindi kintu yaba yarakubwiye nyuma ndavuga ni se kigiki ngo nyine wenda mukaba mwarongeye mukanganiraho nyine ari kumbaza nkaho nyine hari nyuma ya wenda haba hari utuntu twaganira mbwe ni nta kintu turongera kuvugaho nyine ni kwa kundi arambwira ngo nahise ko mwavuganye ngo basaka kubwira niba wenda abona nyine atankunda ariko unyinjira nyine nabwo ni nabirenze hanyuma nawe tubwire wenda hano ntaho hari turi twenyine havuyemo yuko wenda ngo utariyakira ngo ariko gitandukana n'ura mama w'abana uko wamubonye hari ukuntu ubona umuntu kabona wa mugani wawe ndi si size yawe cyangwa siguzawe ariko size yo ni iriya numbeshye ubwo nka buri urabwembera ako se bite byaye urukundo rw'izana ibyanjye urabizi wowe n'umuntu byibushye none se ibyo bihuriye wenda ubutanza akunda n'ubyibushye okay nibyo nakunda kubazaga wenda ubu ngubu ko adari wenda umurebye wabonye uko agaragara wenda nta bitatwika mugore we nawe ni woroshye sanze ko ameze bitatwika nyine wapi havuyemo nyine byo kuvuga ngo nuriyakira hari handi wamugaye ngiye nta muntu njyangaye abantu bose urutwara abantu bose bitewe nuko Imana yakuremye mba numva nyine ni kuri nyine ntago wakunda umuntu wese ngiye nyine nagukunze nagukunda ukunda umugendeye kuki kwameze binzamo ukankurura nyine just nyine numva binjemo mugire nyine turashaka no guhura nanakuzi nkahita nkukunda agahita gukurura yes nyine nkahita nkamwiyumvamo kandi nawe ibyo urabizi uretse kwigira inyoni nyinshi cyangwa inzara ukuntu uhura n'umuntu agahita gukurura nta muntu ugahita nkurura ni wowe nyine ariko uzi ko biba rega ibitakubaho nukumve ko bitaba ku bandi none se reka nkubaze ngo nk'urugero sibyo kurako nari nkubwiye ngo niba ibintu wowe bitarakubaho nukumve ko abandi bitababaho sibyo cyangwa ibintu wese akunda umuntu agendeye uko amureba ngiyewe rero nshaka kugukunda narakubona bitewe nuko ahubwo ubona twaganiriye ibintu umuntu akundira umuntu ni byinshi ntago ari ngombwa ngo mbe nakubonye ushaka kunda umuntu utabonye ntakubonye bitewe nuko tuganira unyitaho tutarahura njye nshaka gushidika nagukunze bitandukanye kimwe nuko twahura njyewe sinkukunda kuki butamukunze kandi mwawe wabo muhora bose urabakunda se kandi wowe ni kuri kuvuga nge ndi kuvuga muri rusange bose ndabakunda rero uwo nkunda nk'umuntu mba mfite nk'umukunzi wanjye umukunzi niwe tukunda bitewe n'ukuntu nyine bwo yanjemo nago mvuga ngo ni igikarango ni inzobe yakujemo cyangwa ntiyigeza kujyamo kandi nkubwira ko nari mu rukundo mbaye ndurimo ubwo ntaba naramukunze nk'uko yabinsabye urukundo ruzira igihe runaka rurizana ntabwo ibyo umuntu abihatiza kimwe nuko ari umuntu mushobora guhurira aka kanya ntumwiyumvemo cyangwa ukumva ni umukunzi ariko next ikindi gihe ukamukunda ntabyo bibaho ugasanga umuntu waramupingaga nko ku ishuri ni urugero mwahora aka kanya wamureba ati ukabura amukunze kubera iki kandi icyo gihe utaramukundaga rero urukundo ruzira igihe runaka nyine ruza mu gihe cyarwo urwaye ntirura igihe ntago nsabye bwo nariba ariko ibindi byo ariko muravugana kuri telefone byo sha turavugana wajyana n'akazagera nubwo atubwiye ngakora muri restaurant ariko wagira n'akazagera arahamagara we arahamagara ko pake z'ubuntu za nijoro zitakibaho ahamagara agura amanita akaguhamagara arahamagara wagira ngo n'akazagira nubwo yavuze ngo arakora menya n'akazi afite yaratubeshya ari ukwirarira uya naga rukwirarira hari ugiye umuntu akubaza ikibazo ari ukuntu umukobwa bashaka kwereka umutipe kakora kandi wenda yibera mu rugo akandi kantu watangiye umubwira ngo gakurikiye ibintu ntabwo wakumva umuntu avuze ko ibintu byo nabyo ngira naranakurikiye ibintu ngo reke ko tuvuga ko ufite akazi kuko avuze ko atagafite bahita wumva ko akeneye ibintu byo utwo tuntu twawe
rero kuba yaravuze ko agafite ashobora kubona ntako afite ariko buriya no kuvuga ko udafite akazi ntabwo biba bigaragara neza mu bakiriya ariko nanone uba ugomba kwiyerekana uko uri buriya nibyo byiza kurenza uko wavuga wakwivuga ibyo udafite kandi resitora ikora umunsi wose iminsi yose ahora arampamagara nkayakumva ngo uretse gato ndaje ntunya ngo amagara kabarongeye anesha umutwe ariko mwihorero uzi gukunda umuntu utagukunda kuntu biryana nawe buriya bizashyira bimuvemo gake gake cyane uko muvugana agenda byakira akavuga ati ibi bintu birashoboka ko byazarangira birashoboka ko nyine nanjye nazabaho namufite unamujama kimwe nuko eshabundi bishaka no gukunda ugasanga nyine bivuyemo igihe kirageze erega buri gihe n'igihe cyacu hari n'igihe ukundana n'umuntu ukunda umuntu ukumva ntabwo birimo neza ibyo bibaho kumva sura batayari kumva ntabwo ibintu birimo neza ariko hari igihe kigera ukumva wa mugani wawe yagukuruye cyane nibyo rero nanjye nakubwiraga ibyo ko amamagara ubwo ngubwo aguhamagara inshuro nyinshi ariko uko guhamagaye ntabwo wari wanga kumwitaho ngewe rero buriya nakwemera ko tuba inshuti nuko abana mama na nari so kandi nta wundi mutima mubi namubonanye na mambro turavugana akamwifuriza umunsi mwiza nanjye mati naribi nijoro ryiza cyane nyine ubona nyine ukurikije uko mubona ubona naribi ariko ibindi byo hwara ibindi by'inkunda by'abantu kabisa n'ukuntu bihakana wagira ngo ni nk'icyuma impamvu narahabutse wagira ngo ni nk'icyuma narahabutse ko ibintu by'inkunda mba numva wapi kabisa umva njye ngugira inama umunsi wo kuko wavuze ngo bamukundanye babatera inda abandi bakabatwara abandi bikagenda gute bagahita babashaka umukobwa muzongera gukundana uzahita umutera inda kugira ngo nawe atazagenda ushaka kumutera inda nawe akaribwo bikugora imana izandinde kubana n'umuntu nibyo ni ukuri nge imana izamfashe nzatera inda nyine mbana n'umuntu tubana mu nzu nyine ari umugore wanjye tupfa kuvuga ngo muteye inda ngaragiye byambayeho bwa mbere ntibizongere kumbaho ese umuteye inda mutarabana ntabwo byavamo oya ntibizongere kumbaho cyangwa mutarakora ubukwe ariko mwenda mukabana nyine nawe navuze ngo tubana of course nyine tubana mu nzu wowe ikibazo cyawe rero dore wowe ko dufite kandi niyo mpamvu babakujyana buriya hari igihe ukundana n'umukobwa yifitiye gahunda nk'uriya fana hari ikiganiro twakoranye imbere arambwira ngo afite gahunda ningabonye umusore wiseriye yahita ashaka ngari tayari we gushaka nyine abonye umutipe wiseriye yarababuza abasore hanze barahari hari ukuntu ukundana n'umutipe n'ukuri we nta gahunda afite yo gushaka bora kenshi abasore kubera ko ngo mudasaza muri ngo afite imyaka 40 ubona umugore nta kintu kiba kibirukanze umubebi aba yifitiye hari igihe abonye n'abayikura akavuga ati ngiye ndi tayari gushaka nimbona umusore muzima none wowe mugakundana byayindi byawe mugakundana mwaka mbere mugakundana wa kabiri umukobwa yifitiye gahunda arumva nta kintu kizimuvuga nta nindi umutera ngo ufite ubwoba ngo se wamutenda mutarabana bagahita bamutwara icyo gihe n'uwo wabigizemo uruhare ariko rero ntabwo wangira inama yo gutera inda umukobwa mbere kandi arabashoboka ko nzamutwara uba ugomba gushishoza ukitonda none ubizi neza ko muzabana nibwo bikora ubizi neza ko ibintu bihinduka wabaye witonze waba wirukanswa n'iki kubyara undi mubana mwabyara rwose kumbwira ngo urongo nzahite mbatera amada Imana igizambwirira ati muhungu Imana uvugana wowe uvugana n'Imana Imana izaba mwijije kugira ngo suve nirongo nyine bwo nacyo igihe nikigira bizaba oya buri muntu wese ndatangira nawe rero nukangora buri muntu wese ndatangira gutekereza ku rugo nta n'umukunzi mfite ibyo bintu bibaho kandi kumubona se nko kubi ibyo nyine birizana ubona bivuga igihe uzamu ibintu byose nago mbese ko bagize ngo birizana nyine bitabyabaye bitewe n'ibyo urimo ngeranyije imyaka mfite numva nzashaka mu myaka 5 icyo cyo wakimbaza mfite umukunzi wibaze no hutanye kumbaza iby'urugo urambaza ngo nzubaka nta n'ikibanza hari no bitaye none bose bubaka rwo afite inzu ubu ntago twadukodesha nese uzubaka mu kirere nyine n'urugero ngo uhaye rujyanye n'uko umbwiye ngo nzashaka mfite imyaka ingahe nyine utekeza kubaka ndavuga kubaka inzu ntabwo mvuga iyo kode ufite ndashaka kuzayikura ibintu byose ni ku murongo birahura kugira umukunzi none se umukunzi uba ufite ko n'ubundi mutandukana none nzajya mu murenge nisezeranye na mikoro cyangwa na yambwa bavuga ngo sharije nawe uvuga ibintu bivunanye yagenda nawe utanye kumva ajye umvunira ubwonko ngayibaze nyine utanye kumaza ngo nzubaka ngo mu gihe kingana gute nta mukunzi mfite nese umuntu wari wamara amezi 5 nta shero ufite wowe nese wowe urabizi ko nzaba mufite noneho ndimo ndakubaza nyine
kuva waba wowe wese uri wamara amezi 3 nta mukunzi ntawe ariko aka kanya ntawe uhari niba utaramara amezi 3 udafite nta musore wamara amezi 3 ni menshi ubundi abasore ari uteganya kunzanira se ngo duhuze nta musore watandukana n'umukobwa ngamara amezi nyine ndi kukubaza ari uteganya kunzanira atarabona undi mukobwa kuko abakobwa baba bari aho ngaho ubu ngubu iyo wapi nukuri baba bahari ahubwo ikibazo wenda ufite indi mpamvu runaka kandi biriya numvikana nubwo ngutegeka ngushaka cyangwa yagushaka bizabaho igihe nikigera igihe kandi biterwa n'umukobwa wabonye nzagira famille nzagira kandi biterwa none n'umukobwa wabonye hari igihe ubona umukobwa mugakundana hari igihe ukundana n'umukobwa ukamukunda ariko ukabona ntago yakubona ntago mwahuza nabyo bibaho ukabona rwose ibini naribi aho ukabona mu rugo bitewe n'ukuntu nawe umeze batisha ntago byavamo ariko nawe igihe kigeze abona undi noneho bahuza bya bindi babihuje niyo mpamvu uvuga ngo ntabwo atiburi yaje wowe rero nawe ntacyo uriya ntibivamo fani ngo hari undi arahari neza uzaza mbe njyenyine uwo rwose ntuzuyaza uhita uvuga yego wasa n'umuntu tuzabana yibereye nko ku Gikongoro yibereye Uganda urumva tutanavugana cyangwa mu kimwe basa ifite nk'imyaka 10 akakanya ari akaribu ako mugihe nzashakiramo birashoboka birashoboka umukobwa w'imyaka 10 akakanya wamushaka ukungana namushaka neka mubwire nyuma y'imyaka 10 buretse nyuma y'imyaka 10 afite azafite 20 sibyo uwo mukobwa nyine ufite 10 akakanya njyewe nyuma y'imyaka 10 nzamfite 25 ufite ngaho 25 ndi tatu yigize mwana na titwarenda iyo 3 no tuyishyiraho ibe 20 n'inga n'8 oya n'ubundi ko ufite 40 wamushaka na 45 abagabo barashaka nese urambwira ko umukobwa utamushaka umukobwa w'imyaka 10 akakanya nge twabana niyo mpamvu nta kibazo mama ufite niyo mpamvu rero nge mva nta kibazo kabisa cyangwa ukabireka ariko ubu wowe akakanya umukobwa umwana nkawe abavuga ati mana nabara akahita ajya ku baganga akajya kubapfu bako ati byaranze tekinika ko bibyarira umwana ukituriza ujya gusazwa ubuzo mubyarana ninde abuze abagabo bazima batera inda barahari batera inda barahari uso waza akagusaba kumutera inda wari byakunanira natera inda se umuntu tutabana kuba byarambayeho nabwo byari urukundo rwanshutse akaraga mukaye mujya mubonana akaye umuhungu warya n'umukobwa mujya mubonana n'ejo naramusuye waragusura se aransura n'inshuti yanjye urumva wabitangiye mbere neza wifitiye umupeti undi ufite umupeti nta bindi byadanje naho mpamvu ubona stress z'inkundo wakabisa by'urukundo umwana wanjye hejuru cyane umwana mwiza ntago simuzi turamubona mfite umwana mwiza cyane wazamutuzaniye se yagusuye tukamukaba umunsi nzamuzana umunsi azabasura zamuzana zateretanye nanuka munyema ariko ubu mukuru ni mukuru yakuze wakujije shaho burya ndakujije urumva nabye mfite imyaka 10 papa kabisa ubu bumeze neza iyo ufite umwana nka rwukere nabi stress byo kuvuga ngo urashaka ubu ngubu akamuntu kujya nyita papa kanaka ntago nzi izina rye wanye nanyita papa bebe nari aya bebe ni ismi rusange umuntu wese utazi izina ry'umwita papa bebe ahubwo tubwira izina rye twita Nayike cyane Nayike we uramindura amazina nise umwana wanjye wowe yitwa Nayike papa Nayike kanya papa Nayike kuri fata biragoye papa Nayike okay niko si papa Nayike yego datawe yego mwana wanjye ubu ngo nawe uraka imbiranye buraka ndi kubona bitajyanye twese ubu turi mu kigero kimwe turi ubu ururungano rwanjye papa Nayike none uriya akaza ambwira ngo ibiki n'inkundo urambwira urukundo nifite umwana wanjye aya nanone uramufite nyine ni nabyiza ariko nanone nyine kugira buri umuntu mubana ukajya gufurira ese ubu nturambiwe gato gato naho ndayirambirwa cyane ariko nyine n'imyaka aho iri kunjyana mba numva ko igihe nikigera nzaba mfite umuntu nyine ubu ndi iruhande mvuga ati muri rero ngiye birangira defi ngira urukundo rwanjye rurihuta byatari urambasha rurihuta bura nimba nkukunze mutapfatira niyo defi ngira kandi burangiye ndizera cyane nkukunda ndakwizera biteye ubwoba
rero iyo unkoreye akantu kakanungura bituma mbabara cyane bitewe n'uko numvaga ko utabikora niyo mpamvu rero mbitinya kubijyamo. Bakigira ijambo ubwira Fani basi. Fani icyo namubwira ni umushuti mwiza aragerageza ntaribi ntabwo ndamumenyaho byinshi kuko nkunda kubona umwanya niyo ngufite usanga we ngo ari mu kazi cyangwa ari muri ibyo byose wamenya abakobwa ibyo baba barimo ariko nyine yarakoze nyine kuba nyine yarivuye ko twaba inshuti akareba mu bantu bose akavuga ati twibere inshuti ntaribi nta kintu namubwira no kumushimira. Hanyuma hari abakobwa wenda mwakundanye ntabwo bose mbazi hari abo mba ntazi kuko ntabwo bose mba ngomba kubamenya. Hari umukobwa mwigeze mukundana mwatandukanye kubera ko yaguciye inyuma? Yego arahari. Mama w'umwana nawe birimo. Urasi yaguciye inyuma buriya? Buriya no kuguca inyuma se? Nuko bitari ngombwa kuri kamera ariko byabayeho ariko byanyabyo byo ntabwo mvuga ngo bambwiye umufata no tugakubitana ari kumena amazi abwa kanarukira amena amazi he souvenir ayi nyine yamanzi yanjye we aya ahubwo wowe reka mbwire kezi kumaze kubona ibintu ndi kuvuga just wana amena amazi hehe buna wenda bakoresha urugero wenda sinzi wenda bisukura niki mugakubitana wenda mu byo ukomanga we amena ayacubura nibyo nari mvuze nukuri kw'Imana n'imbere y'Imana nibyo nari mvuze ahubwo wowe nibikinombi cyo gusigaye uvuga ngo yacubura ntabwo uravuze ngo warabasanganye bari kumena amazi wenda kuyakomena ahubwo mugakubitana amena amazi nawe winjiye uhubutse iyo ugiye kwinjira ahantu hose ubundi urabanza ugakomanga wewe winjira mu rugo rw'umuntu utakomanze gute wenda kukumena amazi ku muntu mukundana urumva yarebanaga ku muntu mukundana biba byoroshye bakumenya amazi ugiye muri ghetto ko wibanza ku bintu bijyanye n'amazi gusa umugore nuko mbye kuriba ese kuba umuntu ari imanzi no kumena amazi urashaka kubihuza gute ngayi shanda guhebye noneho umwana wawe nese njye ari ibintu nari kumva kuba umuntu ari imanzi kuko njye ntabwo ndi imanzi kuko narabyaye mfite umwana abo kuba ku bantu wenda ku muntu w'imanzi ntabwo ahura n'umuntu ari kumena amazi nyine just wabona ko akundi abo kubivuga uko umuntu ari kubivuga bikahita bivugika ukundi kuntu bese bogeje ibyombo bamaze kubyoza bategereza ko souvenir ari buze bagatamena amazi oya ntabwo oya birahurirana ndetse ntabwo uritegura ugiye nko mu rugero ko imvura isigwa ndetse wavuganye n'imvura nyine ari ibintu bitungurana nyine ako nawe ibintu uri warakuwe kabisa ahubwo wowe ni woroshye wa muntu kumenya ese amazi ko numva yabaye amazi mbo twagiye nukuvuga ushaje koza mukabyara wakoze iki ukunda inkuru tubwiye ko bari gukomeza amazi yakomenetseho bigenda bite narinjiye ndamubwira ati ndagushaka aza muri salo ndamubwira ati bimeze bite ni sawa ninde muri kumwe mu cyumba nawe ninde muri kumwe nawe wandeka nkinjiramo ati wapi ahubwo ahita nshaka impamvu ati kuki uza kundeba izi saha ati hari icyo bitwaye sikani ari nsanzwe nza ati wapi imana byabaye birebe sinshaka kubisubiramo ibintu by'urukundo rwa kera simba mbishaka tubireke reka tubireke ariko icyambere nuko bari kumenya amazi naribi mbo reka tugane ku kano k'amazi ariko uzi ubwenge mwana wawe usigaye uvuga ngo abona uzi ubwenge amazi reka dusoreze hano sasura mu kiganiro cy'ubutaha.